iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Wasake yatangaje ko yaguye imiyoboro y'amazi ubwo yubatse ibigega bisaga 75 kugira ngo amazi atazongera kubura hano mu mujyi wa Kigali. Murabizi yuko amazi yigize kubura mu mujyi wa Kigali, reka mbibutse igihe amazi yigize kubura kugira ngo mabwire itangazo rya Wasake. Hari mu kwezi kwa karindwi umwaka wa 2025, hari mu kwa karindwi mu matariki asanga 15, izuba ryaravuye, amazi arabura ndetse n'amasoko Wasake yakuragamo amazi aragabanyuka ku buryo amazi yari ikibazo mu mujyi wa Kigali. Wasake rero itangaza yuko iyo mbogamizi y'amazi itazongera kubaho hano mu mujyi wa Kigali, bityo rero umuntu ufite ibirarane by'amazi arasabwa kwishyura amazi. Ni itangazo rya Wasake. Ibaze ko mu itangazo rya Wasake habanjemo umuntu ufite ibirarane agomba kwishyura amazi. REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali, Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo, yatangaje yuko abantu bacana umuriro binyuranyije n'amategeko nibafatwa bazahanwa bikomeye cyane, ubwo bazamburwa umuriro ndetse bakishyura n'amafaranga arenga miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Bino impamvu REG yabitangaje nuko hari abantu bagiye bafatwa mu mpande zitandukanye zigize igihugu cyacu cy'u Rwanda bacana umuriro w'ubuntu kugeza izisaba akaba nta muriro bafite. Wasake rero impamvu yatangaje bino ni ukugira ngo nimba wakoraga bino bikorwa ugerageze ubikosore, koko nufatwa uzahanwa bikomeye cyane. Dore yuko dore yuko REG ivuga yuko abaturage bazana abatekinisiye batabigize umwuga cyangwa abatekinisiye batari aba REG, ugasanga banyuranyije insinga kuri cash power, kandi burana n'umutekinisiye wemerewe gukora kuri cash power, ugasanga bacanye umuriro w'ubuntu, bagacana umuriro binyuranyije n'amategeko. Buriya ni ukunyereza umutungo wa leta cyangwa ni ukunyereza amafaranga ya leta. Ntabwo mubizi se ko Wasake na REG ari ibigo bya leta? Ivuze ngo iyo ufashwe ucibwa amande ndetse ukanafatirwa ibihano bikakaye cyane. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba rwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka mere ku itangazo rya Wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu mujyi wa Kigali. Wasake yongeye kwisegura ku bantu babuze amazi mu kwezi kwa karindwi ku itariki 15 umwaka wa 2025, ndetse yongeye kubiseguraho ibabwira yuko amazi atazongera kubura mu mujyi wa Kigali bitewe n'ibigega bagwe cyangwa n'ibigega bongereye hano mu mujyi wa Kigali kugira ngo amazi atazajya abura mu mujyi wa Kigali. Bityo Wasake ntiyaripfanye, yavuze ko umuntu ufite ibirarane agomba kwishyura amazi hakiri kare bataraza kumukuriraho konteri kugira ngo atazabura amazi. Itangaza ko cyangwa Wasake itangaza yuko umuntu wese ukeneye amazi cyangwa amazi agera mu rugo wayihamagara kugira ngo ikugereze amazi mu rugo. Ikintu cy'ingenzi Wasake yatangaje ni iki ngiki: Wasake iri kuzana amazi ku mihanda kugira ngo abaturage batabasha cyangwa badafite amarobine bazajye bajya kuvoma amazi ku muhanda biboroheye bakoresheje ikarita yabo, ko dufaranga dukenya cyane, igiciro ni nk'icy'umuneke, ku buryo ingerekani zaba iri kugura igiceri cy'10. Bivuze ngo rero Wasake yadushyize igorora. Ibyo nibyo Wasake yatangaje, ariko ngo umuntu ufite umwenda nyaboneka wa Wasake niyishyure amazi. Reka dusimbukire ku itangazo rya REG. REG ni ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda. REG isobanura yuko umuntu wese uzafatwa ucana umuriro w'ubuntu cyangwa ucana binyuranyije n'amategeko azahanwa. Impamvu yatangaje bino, hari abaturage benshi bagiye bafatirwa mu bikorwa nk'ibi ngibi byo gucana umuriro w'ubuntu kandi bagahanwa bikomeye cyane, bagafatirwa ibihano bikomeye cyane, aho REG igaragaza yuko bazana abatekinisiye batabigize umwuga bakanyuranya insinga kuri cash power, ugasanga mucanye umuriro w'ubuntu. Cyangwa nawe gendere muri cash power yawe urebe yuko udacanye umuriro w'ubuntu. Icya mbere, ibi bintu bivuze hakiri kare ntabwo ucibwa amande, ahubwo abatekinisiye ba REG babigize umwuga baraza bakabigukorera neza. Nimba haraje umutekinisiye akabikora utabizi, ukabonera gucana umuriro utashira, wajya kureba muri cash power umuriro wasizemo ugasanga niwe ukirimo. Ibi ngibi bivuze hakiri kare ntago uhanwa, ahubwo ujya mu bantu b'inyangamugayo.
bivuze ngo nawe urebe kuri cash power yawe yuko utari gucana umuriro w'ubuntu kugira ngo utangire amakuru ku gihe koko nibagufata, ndetse nibagufata nyine bikoreye iperereza rya nyaryo bagasanga uri gucana umuriro w'ubuntu, uzafatirwa ibihano bikomeye cyane cyangwa bikakaye cyane. Rero Wasake yongera kubifuriza umwaka mushya, REG yongera kubifuriza umwaka mushya, happy new year, uzababere w'amahirwe ndetse n'imigisha. Nanjye nongera kubifuriza umwaka mushya, uzababere w'amahirwe n'imigisha. Nyimwarimo mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura, urwungunogo tubakora rugakonkoma. Amakuru nakagaruka kuri Kidasamura TV Rwanda, ndaje mbabwire ku byemezo by'inama y'abaminisitiri, ndetse mvuge n'imishahara y'abarimu, kuko abarimu nabo bari kongezwa mu mishahara. Ndaza